amategeko yamenyekanisha icyaha. Mbese uko bizi umucyo ubonetse ikizinga kiri ku mwenda kiragaragara, ariko igihe hariho umwijima nta kibazo twabona rwose. Amategeko rero agaragaza gukiranuka kw'Imana, kandi gukiranuka kw'Imana iyo kubonetse, gukiranuka k'umuntu kuba ibizinga. Wari ufite icyo kwirata akanwa kakazibwa, ariko Imana ishimwe yatanze Kristo, noneho ka kanwa kazibwe cyangwa se wa muntu uzi uko yifata kubera ko amategeko asobanutse imbere ye, abasha gutaka nka Pawulo ati ninde wankiza, agakiza karahari. Rero icyo nicyo gitera abantu umururumba no gushaka ibyo badafite, ariko se afite Kristo bameze bati? Niki gitera afite Kristo kumva baguwe neza nubwo bari mu isi? Akenshi abantu barangwa no kugira ibyo babona. Turi mu isi aho umuntu ashobora gukenera ikintu ntakibone. Turi mu isi aho ushobora kwiga amashuri ntubone akazi kandi waratsinze neza. Turi mu isi aho ushobora kubona igihembo ariko wagera ku isoko ugasanga ibiciro birahambitse. Abo bantu bafite Kristo bafite iki? Kristo abaha iki? Ariherera nijoro akabaha amanu bakabona ibyo barya? Ese afite ukuntu aba umwambaro wenda nka wundi Adamu yari yambaye, cyangwa Kristo yakanzu Kristo yari yambaye akura kuko akura? Abo bantu wakwibaza ngo bafite iki abandi badafite? Abandi bandi basenga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ntibajya bahangayikishwa n'igihe kizaza, kuko Uwiteka nashima kubahageza azabagena n'uburyo bazabaho. Yego, bavuga bati niba imenya igishwi ikamenya icyanira, yewe sinduta ibishwi byinshi. None se urabyo ko mu gasozi ko bwambaye Uwiteka we ntazanyambika? Bene abo bantu rero babeshyirwaho n'Imana mu buryo kandi nta gushidikanya. Iby'ingenzi bigize imibereho yacu Uwiteka biduhera, ahubwo ugasanga duhangayikishijwe n'ibintu biri aho ngaho bibarwa mu cyiciro cya kabiri, icyo bita want. Bya bindi umuntu yabura n'ubundi akabaho, umuntu agakomeza kubaho. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Ndanezerewe cyane yuko Imana yongeye kuduha aya mahirwe atangaje, amahirwe yo kubaho, atari ukubaho gusa ariko ahubwo tukaba tugize n'umwanya mwiza wo kongera kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. Murabizi twatangiye mbere hose dusuzuma ijambo ry'Imana, dushakisha mu byanditswe byera ngo tumenye icyo Imana idushakaho kubyerekeranye n'amategeko y'Imana, mu buryo bw'umwihariko ku ngingo y'isabato abakristo benshi batagiye bumvikanaho. Njya ngira amahirwe yo kugira abatumirwa kugira ngo dufatanye gusuzuma ibyanditswe byera. N'uyu mwanya rero ngize umugisha wo kuba ndi kumwe na mwene data, tugiye gufatanya ikiganiro. Muri uyu mwanya ndagira ngo muhe umwanya turamutse, hanyuma atwibwire. Si ubwa mbere ageze kuri uyu mucyo w'isabato, ariko kandi birashoboka ko ari ubwa mbere umubonye cyangwa se utanamwibukaga kuko aciyeho igihe. Atwibwire hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Yesu ashimwe. Amen. Ndagusuhuje mwene data, uzagira amahirwe yo gukurikira kino kiganiro. Nk'uko wabivuze, ntabwo ari ubwa mbere mbonetse kuri uno murongo umucyo w'isabato. Duherukana ku itegeko rya 4. Yego. Aho twibaza ngo kubera iki tugomba kuruhuka isabato. Yego. Ku batarambanye icyo gihe rero nitwa Masengesho Jean de Dieu. Ibisigaye ni mwene so ukwizera. Yego. Ko dusangiye gucungurwa, nawe niba utabizi waracunguwe. Amen. Ahubwo witabira rikabikiri
vuba kuko aho dusigaje ntabwo tuhazi, nubwo aho tuvuye wenda tuhaziho gato ariko aho dusigaje ntituhazi namba. Yego. Murakoze utwibukije ko twahoze tuganira ku itegeko ry'isabato. Abakomeje gukurikira iyi platform Umucyo w'Isabato, twahereye mu itangiriro icyaha kitarabaho, twibaza ngo mbese amateka y'isabato n'amateka ya muntu bimeze gute. Icyo twakomeje kubona nuko Imana ubwayo yari yashyizeho isabato, kandi abakurambere bacu uhereye kuri Adamu gukomeza bakomeje kuyikomeza. Urwo rugendo twarakomeje twibaza uko Adamu babayeho, ba Enoki, ba Yosefu. Ubu tugeze igihe ubwoko bw'Imana buri kuvanwa mu Egiputa bageze ku musozi Sinayi, kandi tumazeho iminsi dusuzuma iby'Imana yahereye Mose kuri uwo musozi ubwo yatoranyaga ishyanga ry'Abisirayeli, itorero ry'Imana muri icyo gihe ikarimenyesha ubushake bwayo bukubiye mu mategeko 10 nk'uko tuyasanga mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 17. Twaganiriye rero ubushize wowe ku itegeko rya 4, n'abandi baraje tuganira ku itegeko rya 5, itegeko rya 6, itegeko rya 7 ryo tumaze iminsi turitindaho cyane. Ubu ngubu twinjiye ku itegeko rya 8, niryo ugiye kutuganiriza. Birumvikana ko twahereye ku itegeko rya mbere, kandi tuzakomeza kugeza dusoje amategeko 10, ndetse dukomeze kwibaza ibyakurikiyeho, kuko umugambi wacu nuko tuzagera iki gihe turimo uyu mwaka muri kinyejana cya 21 tukambukiranya tukareba n'iki Imana iduteganyiza mu gihe kizaza mu buhanuzi bw'igihe gishize kera, ubuhanuzi bwerekeranye n'ibihe turimo. Bavandimwe, iki ntabwo ari ikibazo cyo kuba abantu babyumva cyangwa batabyumva gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu bitewe n'amahitamo ya buri wese. Bishoboka ko abantu bagira ngo ni ukurwana ishyaka ry'itsinda runaka ryemera ibintu runaka. Oya, ahubwo ni ikibazo cyo gucungurwa k'umuntu no kwanga uko gucungurwa Imana yamushakiye. Bityo rero igihe turi kuri izi ngingo, nsaba Imana cyane kugira ngo uwo Mwuka Wera we ubwe abe ari ugendera umutima wa buri wese. Mbere rero yuko twinjira muri itegeko rya 8 ugiye kutuganiriza, nk'uko ari umuco wacu kubanza kwiragiza Imana, nagira ngo ngusabe usenge, hanyuma dutangire ikiganiro. Reka dusenge. Uwiteka Mana dukunda kandi twitaho, tugushimiye amahirwe uduhaye nanone. Tugiye kuganira ku byanditswe byera. Ni ibyera ariko twebwe turi abanyabyaha, turacyakeneye gutunganywa nawe. Turasaba kugira ngo udutunganye. Amen. Kandi impamvu yose yadutera kuvuga atari ugushyira hejuru izina ryawe, ari ukwihimbaza cyangwa guhimbaza undi muntu, iyo mpamvu yiburizemo, kandi ibyo ntibikorwe kubera kuri aha hantu. Turasabira mwene data na mushiki wacu uzakurikirana iki kiganiro kugira ngo cye kuzamubera ikiganiro cyo kwimara amatsiko gusa, ahubwo kizamubera impamvu yo gutekereza ku bugingo bwe n'uburyo yategura ubwami bwawe. Tuzi ko kandi ushoboye byose ubasha kutugirira neza, nubwo twaba tutabigusabye, ariko ubwo tubigusabye ubasha kutugira neza cyane. Amane natwe kwitangira kugera ku iherezo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, murakoze cyane. Ntabwo uri umushyitsi rero, uzi uko tuganira n'ibibazo twibaza. Icyaduteye gusuzuma itegeko ku itegeko, amagambo y'Imana yavuzwe nabi, Satani yakoze propaganda mu bantu ashaka guhindura ubwami bw'Imana muri bo, asebya ko amategeko y'Imana yavuyeho, asebya icyo Kristo yakoze ko yaje akavanaho amategeko, ubuntu bwa Kristo bwavanyeho amategeko. Twakomeje gusuzuma abantu b'Imana bagenda badusangiza amagambo akomeye akomotse mu ijambo ry'Imana, yuko amategeko y'Imana atigeze avaho n'inyuguti n'imwe. Yego. Buri tegeko twagiye turisuzuma tureba uburyo kuryica byateje akaga. Sinzi niba mbere yuko tujya ku itegeko rya 8
hari icyo uvuga ku ngingo y'amategeko y'Imana n'iki Imana idushakaho n'umugambi wa Satani kuri ibyo kugira ngo akomeze guhenebeza mwene muntu. mbere yuko tujya mbere dusobanura iryo tegeko rya 8 tugomba kumenya amategeko y'Imana nka yera, yego, kandi agaragaza kamere y'Imana. rero nk'uko mu Baroma habivuga, Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19 yego, wenda no 20, hari uburyo Pawulo yavuze amategeko kandi icyo nicyo atumariye nyine. yego, ngira ngo Abaroma 3:19 yego, tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. mbese uko bizi iyo umucyo ubonetse, ikizinga kiri ku mwenda kiragaragara. yego, ariko igihe hariho umwijima, ntabwo twamenya niba harimwo ikibazo. nta kibazo twabona rwose. amategeko rero agaragaza gukiranuka kw'Imana, kandi uko gukiranuka kw'Imana yo kubonetse, gukiranuka k'umuntu kuba ibizinga. yego, wari ufite icyo kwirata akanwa kakazibwa, ariko Imana ishimwe yatanze Kristo. yego, noneho ka kanwa kazibwe cyangwa se wa muntu uzi uko yifata, kubera ko amategeko asobanutse imbere ye, abasha gutaka nka Pawulo ati ninde wankiza. yego, agakiza karahari. rero inama y'agakiza yateguwe na mbere mbonera ko ari ku muntu wese numva ijambo ry'Imana ukumva ari kugaragaje nk'umunyabyaha, nk'umuntu ukwiye gucirwaho iteka ryo gupfa. ni kuri, ntabwo ribeshye. yego, ahubwo Kristo agiye kubona akito mu mibereho yawe, ubundi ntabwo wari umukeneye kuko nta kibazo wari ufite. ubwo amategeko abonetse rero, ugiye kugaragara nk'impabe, nk'umutindi, umuntu uri hopeless, udafite kirengera. ariko ubutumwa bwiza nibuboneka bukinjira mu matwi yawe, noneho Kristo arabona abumukiza. yego, aya magambo, iki gice cya 3 cy'Abaroma kirakomeye utwinjijemo. kandi aya magambo ajya yumvikana n'aba abantu bakabihera bavuga yuko amategeko nta gaciro afite, ariko utweretse umwanya wayo muri iyi nama y'agakiza. yego, tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo bakanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. ubwo ugaragaje amategeko nk'umucyo umuritse w'urugero rw'iby'ijuru risaba, maze dusanga ntacyo usanga twambaye ubusa, turatsinzwe, dutsindirwa imbere y'Imana ko tutabasha kubikomeza. ariko inkuru nziza ku murongo wa 20, kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko abari mu isi bose bamaze no gutsindwa n'urubanza, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. ubwo ni umumaro w'amategeko, ni ukutwereka yuko twese dutsinzwe n'urubanza. unkundiye nasoma umurongo wa 28. yego, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko. amen, amen. kwizera nde? kwizera uwo nguwo Kristo Yesu Kristo. 31. mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? ntibikabe. ndetse avuga ati ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Imana yacu ishimwe cyane. hari urugero rw'iby'ijuru ridusaba, bigaragara mu mategeko y'Imana, none tugaragaye ko dutsinzwe nabyo. ubwo bigenze gutyo rero, dukeneye kwizera uwadutsindishiriza, kuko urubanza rumaze kudutsinda. ariko amaze kudutsindishiriza, abantu b'Imana twakomeje kuganira mu gihe cyaje, twaganira iby'isezerano rishya n'isezerano rya kera, tureba umugambi w'Imana, icyo Imana isezeranira ubwoko bwayo, no kwizandika amategeko mu bwenge bwawe.
tumaze kubona ko dutsinzwe n'urubanza, dukeneye imbabazi z'Imana. Ijuru avuga ngo nzababarira ibicumuro byabo, ariko si cyo gusa, ubwo nzandika aya mategeko mu mitima yanyu, nyandike mu bwenge bwanyu, muyibwire. Yego. Imana yacu ishimwe. Himbaza. Reka noneho rero twinjire ku itegeko rya 8. Ese turarisanga he? Mu kuva 20 n'ubundi. Yego. Abantu bamaze kuhamenya. Ni itegeko riri mu magambo makeya. Yego. Mu ndimi z'amahanga babyita ko riri summarized, rirahinnye rwose. Turebye rero ku murongo waho wa 15. Yego. Hari itegeko rivuga ngo ntukibe. 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 Nibyo koko ndabona ni amagambo y'imigemo 3. Ntukibe. Ndetse mu bihe byashize mu ishuri ry'urubyiruko rwa Adventist umunsi wa 7 nakuriyemo, twize yuko ari wo murongo mugufi, hamwe na rya tegeko ribanza rya 6 riri ku murongo wa 13, ntukice. Iyo niyo mirongo migufi muri Bibiliya. Ese soneye ko ubugufi bw'iri tegeko k'uyu murongo byaba n'ubundi byo bidusaba biciriritse? Bimeze bite? Ni iki Imana idusaba muri iri tegeko? Burya iki ni icyitonderwa. Burya Bibiliya ni igisabo gicundwa n'abarambije, abarambiwe bagiye. Yego. Abantu baba bagomba gukurikira. Niba Imana ivuze rimwe, baba bakwiye kumva kabiri. Ibyo bintu bakabitekerezaho, kuko n'Imana igize gute bivuze. Ntukibe rero, uramutse uryumvise muri iyi migemo ingahe igera muri 3, watekereza ko abantu benshi bavuga bati iryo ryo sinibye. Ariko burya amategeko y'Imana yasobanuwe na Mwuka w'Imana ibintu birenga ibyo umuntu yibwira. Turaza kubona nitujya imbere. Nk'abantu ushobora kuvuga ati sindica, ariko se amagambo wavuze cyangwa ibikorwa wakoze uzi byarateye izihe mpinduka? Imbuto yabibwe ikomeza gukura. Yego. Nubwo itakwera izindi mbuto uyu munsi, ariko si igisobanuro cy'uko yumye. Yego. Ushobora kuvuga uri kumwe n'urubyiruko, abana batoya, abanyeshuri cyangwa se n'abo mwigana, ukavuga ijambo ijambo ribi, umuntu yaryumva rikamuremamo umutima mubi, inama mbi, igitekerezo kibi. Ubwako kanya ntushobora kubona ingaruka zabyo. Ariko umuntu azashobora kuzakurikiza iyo nama wavuze, cyangwa se yarebye muri filime wamweretse, cyangwa indirimbo wamweretse, bikaza kumuviramo imbuto mbi, akiyahura, cyangwa se akica n'abandi. Ese urumva utarishe mu buryo nawe udasobanukiwe? Ngira ngo watuganirije ku itegeko rya ntukice, John Rock yabigarutseho. Yego. Atwereka ko amagambo tuvuga, ya magambo apfobya undi akamuhindura ikindi kintu, bizamuremamo iyo mitekerereze, cyangwa se n'abandi bamubonemo gutyo. Ngira ngo n'amateka y'Abanyarwanda yarabisobanukiwe. Urugendo rwo kugira ngo abantu bamburwe ubuzima bihera muri propaganda no kubambura bwabo umuntu, bakabambika ikindi kintu, bakabita andi mazina ari munsi y'ikiremwa muntu. Yego. Warumbaje rero uti ko tureba iri tegeko ari rigufi, none haba ibintu ntibyoroshye. Nitujya mbere turaza kubona ko ari rirerire. Yego. Kandi turaza gusobanukirwa yuko natwe turi abajura, natwe turi ibisambo, ko twibye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko biravuga ngo numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu aze imbere y'Imana ati mbabarira. Kandi Kristo washeshe amaraso ku bwacu yahamagaye kera. Nitwumva ijwi rye rero, ni igihe cyo kugira ngo twiyunge n'Imana y'imbabazi. Yego. None bisobanuye iki Imana itubwira ngo ntukibe? Kugira ngo tujye mbere, burya kugira ngo
mu kinyarwanda bavuga ngo aho kwica gitera wakwica ikibimutera. yego niba ari insigamigani ariko abantu bose bumva icyo umuntu aba ashatse kuvuga aho ngaho. mbese aho kugira ngo uvure igisebe buri munsi ujye uhanagura amashyira ku gisebe, ahubwo wakemura ikibazo gitera cya gisebe. rero icyaha cyo kwiba rwose kiva mu kuba umuntu adafite Kristo mu mibereho ye. yego umuntu udafite Kristo mu mibereho ye uwo ni umukene. kandi nk'uko ubizi iyo umuntu akennye agomba gushakisha gukoresha ibishoboka byose ashakisha uburyo bwo kwikura mu uburyo bwo kugira ngo uburyo yashobora guhaza gusubiza bwa bukene afite. ikibazo rero cyo kutiringira Imana, ikibazo cyo kutigirana amasezerano n'Imana muri ino si idashobora kuduha byose twifuza, nicyo gitera umuntu kwiba. hano mu gitabo cy'uburezi mfite hano hari amagambo nifuza ko dusoma ku gice cyacyo kivuga ngo umwigisha wavuye ku Mana. ese uwo mwigisha ni nde? Reki ni Yesu Kristo. ubu tugiye kureba ukuntu ngo yasanze ku isi ibintu bimeze. ngo igihe Kristo yazaga ku isi nyoko muntu yasaga n'igiye gukomwa hasi cyane mu buryo bwihuse. imfatiro z'umuryango mugari w'abantu zari zarasheshwe. imfatiro z'umuryango mugari w'abantu zari zarasheshwe. kubaha, guha mugenzi wawe agaciro ukumva ko ari umuntu, izo zari zarasheshwe. ubuzima bwari bumaze guta agaciro kandi butagifite ireme. ni kuri paji ya 76 abazagira amahirwe yo kubona kino gitabo cy'uburezi bazahasome bumve. ni umutwe uvuga ngo umwigisha wavuye ku Mana. yego ngo ubuzima bwari bumaze guta agaciro kandi butagifite ireme. harya n'uyu munsi ujya ubyumvara ahubwo bisa nk'ibyo ngo nta myaka 100. turibuze kureba nubwo bavuze ngo igihe Kristo yazaga mu isi ubu ni mu myaka irenga 2000 igize gute ishize. bivuze ko ibintu ushobora kuba byarabaye bibi cyane kuruta. yego rwose. yego ngo abayuda bari bamaze gutakaza imbaraga ituruka mu ijambo ry'Imana. simbutse hakurya gatoya ngo nuko abantu bamaze guhakana Imana baretse guha umuntu agaciro. ukuri, kubaha, gukiranuka, icyizere n'impuhwe byose byahereye ko bikendera ku isi. mu myaka 2000 igize gute hari uyu munsi dushobora kubona bigihari ariko biterwa na rinete umuntu yambaye. yego. hanyuma umururumba udashira no gutwarwa no kurarikira byabyaye urwikekwe no kutizerana mu batuye isi. gutekereza iby'inshingano, gutekereza iby'abishoboye bagomba gukorera abanyantege nke, gutekereza iby'agaciro ka muntu n'uburenganzira bwe byashyizwe ku ruhande biba nk'inzozi cyangwa imigani imihimbano. rubanda rusanzwe rwafashwe nk'amatungo yikorera imitwaro cyangwa nk'ibikoresho n'amabuye abantu bakandagira bashaka gutambuka ngo bagere ku byo bifuza. muvandimwe udukurikiranye nawe urabibona hari aho utuye. ushobora gusanga umuntu yaramaze gutakaza agaciro, aho abantu bashobora kuza gutanga inkunga ariko bakazana na kameramani. iyi kamera yawe tukayijyana. mu by'ukuri ari ukugira ngo abantu bagaragaze ko hari icyo bagize gute bakoze. mbega icyo kintu gikwiye gukorwa ni igitangaza kibaye ku buryo gikwiye gutangarizwa abatuye isi ko uyu muntu hari icyo yakoze. yego. mu gihe mbere mu mibereho ya muntu nk'uko ibyo numvise udusomera ni uko ahubwo mu gutekereza iby'agaciro ka muntu hari uruhare abafite ubutunzi, hari inshingano bafite ku batabufite kugira ngo bagubwe neza. yego. icyakora dutangira ahantu twavuze ngo igihe Kristo yazaga ku isi nyoko muntu yari imeze kuriya tuvuze. nawe rero niba utarakira Kristo, Kristo ntaraza mu isi, Kristo ntaraza muri wowe nuko umeze ndetse byaranakabije.
icyo rero nicyo gitera abantu umururumba no gushaka ibyo badafite. ariko se abafite Kristo bameze bati? Ni iki gitera abafite Kristo kumva baguwe neza nubwo bari mu isi? Akenshi abantu barangwa no kugira ibyo babura. Turi mu isi aho umuntu ashobora gukenera ikintu ntakibone. Turi mu isi aho ushobora kwiga amashuri ntubone akazi kandi waratsinze neza. Turi mu isi aho ushobora kubona igihembo ariko wagera ku isoko ugasanga ibiciro birahanitse. Abo bantu bafite Kristo bafite iki? Kristo abaha iki? Ariherera nijoro akabaha amano bakabona ibyo barya? Ese afite ukuntu abaha umwambaro wenda nka wundi Adamu yari yambaye, cyangwa Kristo yakanzu Kristo yari yambaye yakuraga uko akura? Abo bantu wakwibaza ngo bafite iki abandi badafite? Reka dukomeze muri Bibiliya turebe muri Yeremiya igice cyayo cya 17. Umuhanuzi Yeremiya igice cya 17. Haravugamo abantu b'uburyo bubiri. Dore ku murongo wa 5, 17 umurongo wa 5. Uko niko Uwiteka avuga ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, umutima we ukimura Uwiteka. Ravuga ati kwiringira undi muntu bije bite? Kandi burya nawe yo wiringiye uba wiringiye umuntu. Ngo azaba ameze nk'igiti cy'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukana kidatuwemo. Niba hari abantu bagira ikizamini gikomeye, ni abantu bamenyereye gutungwa no kwiba. Ni abantu batagira amahoro. Buriya biragoye gufata umwana wabaye ku muhanda igihe kirekire umubwira uti ndagushyira mu rugo ngo we kimwe nifuza, buri kimwe cyose wifuza, hanyuma ugumaho uwo mwana wo mu rugo, byakuvuna. Byakuvuna cyane. Aba bantu rero bameze nk'igiti cy'inkokore, bahorana umuhangayiko. Amaso yabo ahora akebaguza igihe abonye ikintu cy'undi muntu bashaka guhaza irari ryabo. Ariko hari undi muntu niwe twavugaga, wundi ufite Kristo mu mibereho ye. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi kizareka kwera imbuto zacyo. Urumva iki giti bageranywa n'iki giti mu mpeshyi. Ubundi mu mpeshyi ibiti birangwa no kubura amazi, amababi agakokoka agahongoka, ariko uyu muntu ngo ameze nk'iki giti, gihorana ibibabi byacyo kandi bitoshye, ndetse gihora cyera imbuto zacyo. Aba ni bandi basenga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ntibajya bahangayikishwa n'igihe kizaza, kuko Uwiteka nashima kubahageza azabagena n'uburyo bazabaho. Yego, bavuga bati niba imenya igishwi ikamenya icyanira, njyewe sinduta ibishwi byinshi. None se uburabyo bwo mu gasozi ko bwambaye, Uwiteka we ntazanyambika? Bene abo bantu rero babeshejweho n'Imana muri ubwo buryo, kandi nta gushidikanya iby'ingenzi bigize imibereho yacu Uwiteka biduhera ubuntu. Ahubwo ugasanga duhangayikishijwe n'ibintu biri aho ngaho bibarwa mu cyiciro cya kabiri, icyo bita want. Bya bindi umuntu yabura n'ubundi akabaho, agakomeza kubaho. Umuntu agakomeza kubaho. Rero Imana idufashe kugira ngo tugire Kristo mu mibereho yacu. Ni ubwo buryo bwonyine tuzabasha kubaho imibereho inyuzwe. Nubwo twatumeze nk'aba mupfakazi w'Iserefati, ariko Kristo abasha kuduhumuriza yuko tuzabaho n'ejo. Yego. Niba nagukurikiye uri kutwereka impamvu itera abantu kwiba. Yego. Utwereka ko ari ukubura Kristo, ari ukubura ibyiringiro, kwiringira Uwiteka. Maze mu gushaka gukemura amakene yabo bakirebaho, bakareba ku bandi bantu,
icyakora tumaze kubona ko abantu ari ibivume yego kandi icyo bashaka ntabwo bazagishyikaho. Ariko kandi abantu b'Imana no mu gihe cy'amapfa baratuje kuko biringiye ko Imana itumye babaho uwo munsi iri bubabesheho. Twibukije ingeso y'Umwami wacu Yesu Kristo asenga tuduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Bivuze ngo abantu baba bakeneye kunyurwa n'ibyo bafite, bakishima ko bafite ibyo kurya n'imyambaro nk'uko Pawulo yabibwiye abo mu gihe niba mufite ibyo kurya n'imyambaro munyurwe nabyo. Yego. Maze ibindi bikaza ari inyongera ijuru ryemeye ko dutunga, ariko tukaba tunyuzwe n'uko turi kumwe n'Imana. Yego. Iki kintu kirakomeye. Kirakomeye. Gusa abantu babyumve mu buryo Imana idukorera byinshi cyane. Ubu se umwuka uri guhumeka aka kanya uri kuvayo. Nta n'uruhare nabigizemo pe. Ariko ibaze iyo uwo mwuka ugurwa. Ntekereza ko ibyo twiba twabireka tukaba ariho twiba gusa. rimwe ugurwa hari igihe Imana ibyemera bigakorwaho gakeya, ariko iyo waguzwe biba ari ibintu bihangayikishije cyane. Ubukungu burahungabana. Abantu tuba dukwiye kuhakura amasomo. Yego. None nkibaza udusobanura impamvu yo kukwiba, ni ukubura kunyurwa, ni ukubura Kristo mu mibereho. Yego. None kwiba ni iki? Ntabwo uratugeza ku kibazo nyirizina. Ese kwiba abantu biba bate? Dusobanurira itegeko ryo kwiba. Mbese Imana ifata ite umuntu, ivuga ko umuntu yibye gute? Reka wenda twifashishe igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Yego. Numvaga n'ubundi nza kubigeraho kuko tuvuye aha tutavuze icyo kintu. Urebye kuri paje yaho y'155, Yego. 156 hari itegeko rivuga ngo ntukibe. Ngo iri tegeko riciraho iteka kwiba abantu no gutunda abaretwa, intambara zo kwigarurira uturere tw'ibindi bihugu, ubusambo n'ubujura. Ritegeka kwanga umugayo ku kantu akariko kose dukora mu mibereho yacu. Ribuzanya gutwara n'ibitari ibyacu mu bucuruzi, kandi ritegeka kuriha imyenda y'ukuri cyangwa ibihembo by'abadukorera. Igihe cyose ugerageje kwishakira inyungu bitewe n'ubujiji, imbaraga nke n'ibyago by'abandi byandikwa nk'ubujura mu bitabo byo mu ijuru. Muri make nguko kwiba. Ariko mbere yuko tuza gusobanura utu tugingo twagiye tuvugwamo hano, reka tubanze turebe ingero nkeya z'abantu bo muri Bibiliya b'abajura. Zaba nyinshi, twavuga Kani, twavuga Gehazi uriya mugaragu wa Elisa, twavuga Ananiya na Safira. Kane we ubujura bwe buragaragara. Ariko ese buriya ni umujura Kane ubundi we? Ni umujura. Kane yaragiye bajya gutera umudugudu, abatazi icyo gitekerezo babasha kugisoma mu gitabo cya Yosuwa. Mu ntambara zabise bigarurira ibihugu, Imana itegeka ko nta kintu bari bunyage. Yego. Waranyaga. Yego. Bivuze ngo kwibase birenze kuba hari ikintu cy'undi muntu watwaye, kuko ubundi mu mibereho y'abakera iyo bateraga bakica abantu banyagaga n'ibyabo byaragendanaga. Ariko iteka yari yababujije, afite icyo yari yabisigiye rero. Yego. Impamvu yose rero yo gufata icyo kintu kitari icyawe ni ukwiba. Ubwo ni wa mururumba wo kwigwizaho ubutunzi, kandi bijyana no kutumvira Uwiteka no kutanyurwa. Ariko cyane nk'uko nabikubwiraga, reka tugaruke ku bantu babiri. Tuvuge kuri Rebeka n'umuhungu we Yakobo. Ni abantu bahuriye ku cyaha cyo kwiba. Turongera tugaruke no kuri Ahabu, umwami. Haryo ndi warutubwiye ni Ananiya na Safira.
abo nabo tubasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yego, Ananiya yarabeshye agabanya ku ubwe amafaranga ye. Yego, kandi nawe yarahize iryo sezerano ku giti cye, ariko arangije arahisha aza kubeshya yuko ibyo azana igice cy'amafaranga runaka abeshya ko wa murima ariko yawugurishije. Abantu bazabisome bitonze neza. Ubwo kudahigura imihigo nabyo ni ubujura cyane rwose. ngira ngo urazakomeza kutura. Yego. Ubwo rero turagaruka no kuri Ahabu. Ahabu yari muntu ki kugira ngo twibutse abadukurikiye? Umwami w'Abisirayeli. Yari umwami wa Isirayeli. Yari afite umugore witwa nde? Umugore Yezebeli. Yari afite n'umuturanyi cyangwa se umuyoborwa mu bo yarashinzwe kuyobora, kurebera, kurinda umutekano wabo n'ibintu byabo. Harimo undi muntu bitaga Naboti. Yego. Naboti yari afite uruzabibu. Ngira ngo uruzabibu turufate nk'imbuto rwaba urutoki, ni nka jardin yo mu rugo cyangwa. Yego, ariko uko byamera kose ntabwo rwari urw'umurimba, ahubwo rwamuzaniraga imbuto cyangwa umutobe. Yego. Rero ngo yari afite uruzabibu rwiza cyane kuko yarwitagaho. Hanyuma rero umwami wa Isiraheli aza kuza aramubwira ati, wampaye ruriya ruzabibu rwawe nkaguranira nkaguha urundi rwiza. Naboti aramubwira ati, mbese nabasha kuguha gakondo y'abasogokuruza? Uyu munsi wa none impano umubyeyi wawe yaguhaye, nubwo yaba ari agaciro gake mu mafaranga, ariko ntekereza ko bigoye ko hari umuntu wapfa kuyigutwara ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nishaka iba ari ifoto y'umubyeyi wawe imanitse ahantu muri salo, wenda atakiriho, ku batamufite bari bubyumve, ni amafaranga angana iki umuntu yaguha ngo agutware iyo foto? Rero bwari uburenganzira bwe kugumana iyo mpano yahawe n'ababyeyi be. Cyane ko buriya rwari n'urwibutso rwabibutsaga n'amasezerano atandukanye. Ariko ikintu gitangaje, urebe iriya ngeso yo kutizera Imana, iriya ngeso yo kutanyurwa. Ahabu yari afite byose, yari afite abagaragu, yabasha kumubwira ati, uruzabibu rwawe urukorera ute kugira ngo mbashe nanjye kurukora byibura. Agakora uruzabibu runini ruruta urwe, agashyiramo abagaragu bakavomera, bagafumbira, bagashokora ibishoboka byose kugira ngo urwo ruzabibu ruse gutyo. Niba byaraterwaga n'ikirere cyangwa ubutaka, yari afite ubushobozi bwo kubona ahantu heza hameze nk'aho ngaho mu gihugu. Ahabu yabuze amahoro, aragenda ajya iwe, aryama aherekeye ivure. Ivure ubwo ni hirya ku nzu, hamwe abana impinja ziba zitarakura ngo zitandukanywe n'ababyeyi bazo ziba zirara. Nuko ukwiheba kuramusanga, afatwa n'ubwihebe bidatewe n'intambara amahanga baturanye yamugabyeho. Si Abafilisitiya bari bateye, si Abasiriya, cyangwa icyorezo cyateye abenegihugu. Ni ikibazo gitoya cyane gishingiye ku kuba yabuze akantu gato cyane mu by'Imana yari yaramuragije byose. Hababura amahoro. Iki kintu cyaha cyo kwiba cyangwa se kwifuza ibintu by'undi bizatera umuntu kwiba, iyo kimaze kukugeraho ubona ibyo utunze byose ari ubusa. Ahabu yibagiwe ko ari umwami. Yashoboraga no kujya arya imbuto zivuye muri uwo muzabibu ku giciro icyo ari cyo cyose. Naboti yari kwifuza kuko yari kuba abonye isoko ibwami, ariko byageze nawe yibagirwa ko ari umwami. Ikintu kibabaje, haje umugore we rero umunyabyaha kazi wari ruharwa, aramubwira ati, cecekere. Amuhoza nk'uhoza umwana, ati, cecekere, ruriya ruzabibu ndaruguha. Uriya muntu wamaze guterwa n'iriya ngeso yo kutiringira Imana ntagira n'ubwenge.
ntabwo yigeze yibaza ati ariko ibyananiye ndi umwami wa Isiraheli, uyu muntu arabishobora ate? Uyu mugore arabishobora ati? Ko umugore atari no wo muri ubwo bwoko bw'Abisirayeli. yashyize kwiringira kwe no kwizera kwe muri uwo mugore. Ariko twabonye ngo ava umuntu wese wiringira iki? Ava umuntu wiringira undi muntu. Wiringira undi muntu. Iherezo ry'Ahabu ryabaye ribi cyane. Ntekereza ko rwa ruzabibu n'ibindi byose yari atunze n'ubwame yarabinyazwe kubera icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi muntu ukurikije ububasha ugize gute ufite. Ukurikiranye muri Bibiliya, Ahabu yarabeshyewe. Bamagabo w'ibigoryi. Naboti, urakoze cyane. Naboti yarabeshyewe bamushyiraho icyaha. Ese n'uyu munsi wa none hariho abantu bakora batyo, ashaka umwanya ufite mu kazi agashaka impamvu yanazibura akazihimba, nubwo bigoye kuzibura ku bantu ba none, ariko niyo azibuza arazihimba. Niyo abona ko bizibona bizamutinza arazihimba. Icyo nacyo ni ukwiba. Nuko bamuhimbira amakosa atakoze. Batuye umuntu yatutse Imana, ngo bashaka abagabo b'iki? B'ibigoryi. Ngo baraza bamushinja ko yagize gute? Yatutse Imana. Igihano cyakurikiragaho ni uguterwa amabuye. Naboti yatewe amabuye azira gukomera kuri gakondo y'iwabo, azira gukomera ku mwimerere w'uko abona ibintu. Mbese natwe uyu munsi wa none hariho abagabo b'ibigoryi. Wakumva abagabo b'ibigoryi ukagira ngo baba ku Ikarayesi cyangwa harya ni Sindera, bahita Indera, ukagira ngo byasabye kujya gukodesha aba bagabo b'Indera, b'abantu bifitiye uburwayi, ngo nibo baje gutanga ubuhamya. Bariyo bazanye ntabwo mu rukiko bakwemerwa, ahubwo ni abagabo b'ibigoryi bamaze gutakaza ubumuntu nk'uko twabibonye, badafite Kristo mu mibereho ye. Abo biri bita ibigoryi, nubwo abantu twaba tubabona nk'abantu biyubashye. Imana turinde kuba ibigoryi. Yego. Iki gitekerezo ku bakurikiranye kiri muri Bibiliya, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 21. Batubwira iby'iki gitekerezo cyaha abanyagana bo tuzabigorye n'ingaruka zakomeje gukurikiraho. Urupfu rwa Naboti rero rubayeho, hakurikiyeho Ahabu. Uwiteka yamutumye umuhanuzi ataho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, nawe niho zizarigatira yawe. Biteye agahinda. Urupfu rwa Yezebeli w'imbwa zaramuriye, ngo babonye igihanga cyonyine. Ngiryo iherezo ryo kwihesha ikintu cy'undi muntu, ngiryo iherezo ryo kutanyurwa n'iby'Imana yaguhaye, ngiryo iherezo ryo kugira imibereho itarimo Kristo, idaha agaciro abandi, ahubwo ikirebaho mbere yo kureba abandi. Numure
iyo si nziza cyane